Yego ndongeye nguhaye ikaze muri video yacu ya kabiri cyangwa se part 2 ya video nkomeje kugukorera z'uruhererekane zigusobanurira ikizamini gikorerwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukoresha ibizamini hifashishijwe ikoranabuhanga, kikaba gikorerwa mu kigo cya Busanza kuri kategori A. Abantu twabanye muri video ya mbere murabyibuka ko twavuze uburyo ushobora kwiyandikisha cyangwa se kubona kode y'ikizamini cya hano mu Busanza. Twavuze ibisabwa, twavuze uko bigenda nk'iyo uje muri checking batangiye kugucekinga wenda bagasanga ufite nk'ikibazo cy'uburwayi, uko bigenda. Ibyo byose twabivuze muri video ya mbere, ndetse ibintu byinshi nyine introduction ya kiriya kibuga byose biri muri video ya mbere, kandi niba utaranayirebye ni igice cyiza cyane cyanagufasha kugira ngo urebe ni part 2 cyangwa se urebe iki gice cya kabiri cya video ari uko wabonye ya mbere. Niba utarayibonye rero kanda muri description y'iyi video urahita ubona link ya part 1, uruze kuyikandaho maze nayo usobanukirwe. Ubu rero turakomeje muri za video zacu z'uruhererekane. Nge nitwa Ngirumwami Samuel nk'ibisanzwe. Mwibutsa niba utarakanda subscribe kuri channel yacu ya NGS Empire, yikande. Turabura abantu bake ngo twuzuze 70,000 by'abadukurikira, nawe waba uduteye inkunga ikomeye. Mwibutsa gukanda like, usharing iyi video ku bantu bose ushobora kubona ifite akamaro n'iby'agaciro gakomeye cyane. Mbibutsa ko rero ubu tuje twinjira mu kibuga. Mbere twari twabanje kuvuga muri make nyine uko ikizamini kigenda, ibisabwa nibyo biri mu gice cya mbere, ndetse ni n'ingenzi cyane kuba wagenda ukabireba kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Rero ubu ngubu ikigiye gukurikiraho nuko tuje kureba, tugiye kwinjira nyine mu kizamini. Tugiye kwinjira mu kizamini, wamaze gucekinga, bamaze kugucekinga ibintu byose, bamaze kureba ko uri muzima, urumva urareba neza, imyirondoro yawe yose iruzuye. Ugiye mu cyo bita waiting room. Ugeze muri waiting room rero haba hari screen cyangwa se icyo twakwita nka televiziyo ibirimo urutonde. Muba murimo muri benshi, ntabwo uba urimo uri umwe, wenda nicyo nagarukaho. Mukicara mugategereza, buri muntu wese agenda agerwaho. Iyo ugezweho izina ryawe nyine rirahinduka. Umupolisi ubishinzwe akakwereka utera ubundi igikumwe, then ugasohoka ukajya mu kizamini. Ariko mwibutsa ko ubundi iki kizamini cyo mu Busanza ni ikizamini, wenda ku bantu mutarajya gukora ikizamini, gikorwa mu bice 4 by'ingenzi kandi bigakorerwa rimwe mu minota itarenze 3 n'amasegonda 15. Ikizamini cya mbere ni ukunyura mu munane. Ubanza ikizamini cyo kunyura mu munane. Ibi byose ndibuze kubigusobanurira, amategeko n'amabwiriza. Ngiye cyo nshaka ntabwo ari ukubwira ngo bikorwa gutya, ahubwo ngiye icyo ndi bugusobanurire muri iyi video yacu ni ukukubwira ngo ni ibiki bibujijwe, na yahe mategeko, kuko arahari. Iri tegeko ndi gusoma, iyi gazeti irimo amategeko, ni polisi yayisohoye ibigaragaza ibyo ukwiye kwirinda, ibyo ukwiye kwitondera mu gihe ukora ikizamini kuri buri gice. Ibyo ukwiye kwitondera mu gihe ukora ikizamini kuri buri gice. Turi buze kureba kunyura mu munane. Ese ni ibiki ukwiye kwirinda gukora bishobora kukwaka amanota cyangwa se bigatuma utakaza amanota yawe. Ubundi iki kizamini nk'uko nari mbivuzeho tutaragera kure, gikorwa mu bice 4 by'ingenzi. Harimo igice cya mbere bita kunyura mu munane. Igice cya kabiri kikaza guhunga inzitizi. Icya gatatu kikitwa kunyura mu kayira gafunganye. Igice cya nyuma ari nacyo cyo guseruzaho aricyo cya 4 ni uguhagarara bitunguranye. Rero iyi video iraza kugusobanura buri kimwe, buri gice n'amategeko akigenga, ndetse n'amanota agenda akurwaho iyo ibyo ngibyo bibaye. Ni byiza ko ibi bintu ugomba kuba ubizi kugira ngo nujya no mu kizamini ujye umenya aho watsindiwe, cyangwa se umenye uko witwara bigufashe gutsinda, kuko ni nayo hano ni ibintu byoroshye cyane rwose. Abantu mutari kubona perime sinzi impamvu mutazibona, nyine ntabwo mwasomye amategeko n'amabwiriza. Rero nge naje kuyabanyuriramo kugira ngo mbasobanurire buri kimwe cyose, mbahe wagwanwa bimeze bite. Rero reka dukomereze, tugiye gutangira ku gice cya mbere. Ngiye kugigusobanura nkwereke uko gikorwa mu buryo buri theoretically, ariko nzabakorera na video ibigaragaza byose hamwe.
uko iki kizamini cyo kunyura mu munani gikorwa, amategeko yacyo, ibyo ukwiye kwirinda gukora. Ubundi uko bigenda, dore ngiki ukunyura mu munani, iki ni ikizamini kiba cyoroshye. Ubundi ahangaha akenshi nta n'umuntu ujya unahatsindirwa, ariko nyine utazi amategeko ushobora no kuba warihuguye, ariko kubera kutamenya amategeko n'amabwiriza ahagenga ugasanga urahatsindiwe da, ugasanga ubaye wa mbere. So rero iyo wamaze kugera muri ya waiting room, izina ryawe rikagerwaho, umupolisi akwereka aho utera igikomwe nyine ngo barebe niba nyine ari wowe ugiye gukora ikizamini. Ugasohoka usanga ubundi moto yawe iparitse aha, dore ahangaha hari fresh ya mbere ndimo nkora za kiriseri, usanga ariho iparitse. Ikindi iba yaka iparitse, then ukayurira. Wamara kuyurira, icya mbere bakubwira ucana itara ndangacyerekezo ry'ibumoso. Urabona ko nyine ahangaha ugiye gukatira ibumoso. Icya mbere ukora ukimara kugera kuri moto yawe, wayuriye wayikuye kuri stade manager. Abantu umuntu wurira moto ugasanga agiye stade yiparukuye, igiparitse aho ngaho rwose uhita ushya byihuse cyane. Rero iyo umaze kurira ikinyabiziga cyawe, ucana itara ndangacyerekezo. Iyo umaze kuricana, ubwo ubundi akaguru kaba gakanda, ubundi bavuga ko akaguru kakandagiye feri, kari ahagana kuri feri. Kuko muri ibi bizamini ubundi ikindi kintu ngomba kukwibutsa, ntabwo hakoreshwa feri, usibye iyo ugiye guhagarara nyine kuri cya gice cya nyuma twabonye cyo guhagarara bitunguranye, niho ubundi hakoreshwa feri. Ariko ubundi kari akaguru k'iburyo ntabwo iyo kageze hariya ntabwo kongera gusubira hasi. Ariko ibyo ndabivuga mu gihe utaratangira wacanye itara ndangacyerekezo ryerekana ahantu ugiye kurya. Noneho ka kaguru nyine kawe k'iburyo kaba gakandagiye, ubwo nyine wumva ikindi wirinda, wumva ko ukandagiye neza, kuko no kuzunguza ibirenge ntibyemewe. Hasi haba hari sensa, hasi y'ikirenge cyawe haba harimo kamera igenda ishinzwe kureba koko niba utazunguza ibirenge. Gikandagizeho, niba wumva utagikandagizeho neza mu gihe utarahaguruka, gishyireho neza nyine wumve ko kirimo. Rero iyo umaze ibyo byose kubikora wumva uri tayari, bakubwira ko ugomba kuvuza ihoni, bivuga ko witeguye. Mu gihe utaritegura ntiwivuze ihoni, mu gihe wumva utari tayari ntuvuze ihoni rwose, kuko iyo urivugije biba bivuga ko muri control room hejuru bahita bakubwira ko watangira ikizamini, kuko nyine biba bigaragaza ko witeguye. Rero tugiye uko iki kizamini gikorwa. Ubundi nukuza wenda tubinyuzemo gake, ariko hasi hari amategeko n'amabwiriza bigenga. Nukuza dore ukazenguruka gutya, urabona ubundi haba harimo n'imirongo ikuyobora. Ukaza gutya, ukaza moto yawe, ubwo nyine buri no muri vitesse ya mbere, wenda ni vitesse ya mbere gusa. Ubundi ni nacyo kintu nene bagiye kubabwira. Ikizamini cyo kunyura mu munane, ndetse no guhunga inzitizi, ndetse no kunyura mu kayira gafunganye, buri muri vitesse ya mbere. Ukaza tayari, ni gutya. Ubwo se tubibonyera. Noneho uko ikizamini gikorwa nibyo ngiye kugusobanurira. Uko ikizamini gikorwa, ubundi utwaye ikinyabiziga asabwa kunyura mu cyerekezo cyerekanwa n'ibyapa bishushanyije hasi. Ibyapa bishushanyije hasi nyine ni ari amafureshi yerekana. Ntabwo uzaza ngo uhite unyura ahangaha tayari uhita utsindwa directly, aho ngaho ubutsinda. Ikindi bakubwira ni ukudakoza ipine ry'ipikipiki ku mirongo yo ku mpande. Ubundi iyi mirongo yo ku mpande y'umuhondo, iyi ngiyi, iyi ngiyi iyo ibiriho kamera, iyo ukojejeho nyine amanota aragenda, barayagukata, ugasanga nyine byanatuma ushobora no kuza gutsindwa. Ikindi cya gatatu batubwira ngo gukomeza gukurikira icyo cyerekezo, ariko ntakure ibirenge ahagenewe gukandagirwa ku ipikipiki mu gihe kitarenze isegonda rimwe. Ibi ni bya bindi navuze. Iyo uje ugasanga moto yawe igiparitse,
niba niba ushyizeho ikirenge ukumva kitariho, mu gihe utarahaguruka, ariko mu gihe utaratera ihoni ngo uhaguruke, mu gihe ukica ukumva nyine ikirenge cyawe ntikiriho neza, gerageza kugishyiraho neza, kuko iyo ugerageje kongera kuza kugikuraho mu gihe watangiye ikizamini bagutwara amanota. Urumva rero aba ari ibintu bisa naho byagutsindisha ikizamini. Noneho hano tugiye kureba ko amakosa akora mu kizamini, amanota akurwaho, n'uburyo amanota akurwaho. Hano baratubwira ngo kudakomeza mu cyerekezo cyategetswe, itegeko rya mbere. Kudakomeza mu cyerekezo gitegetswe nyine ni iyo udakurikiye ya mirongo we ukayibusanya. Niba tunyura ibumoso wowe ugahita winyurira iburyo, gukurwaho amanota atuma uhita utsindwa. Nibyo nababwiye, niba uri mu kizamini ukaza wenda uba ugomba kunyura ahangaha ibumoso, wowe ugahita uza ugaca, ako kanya uhita utsindwa directly bidasubirwaho, bahita bagukura mu kizamini. Ibaze rero ngo utsindwa nk'akantu nk'ako ngako, hari amafureshi akuyobora, cyangwa se hari ibyapa hasi bishushanyije, ibi birashushanyije no mu kibuga birakuyobora, ariko wowe ibaze uraje uhise unyura ahangaha koko. Urumva koko aba atari wowe witsindishije. Sorry, kadukomeze. Byari bisimbutse gatoya. Kadukomeze. Gukora ku murongo ubujijwe. Iyo bivuze gukora ku murongo ubujijwe, ni nyine ni ya mirongo yo ku mpande iriya y'imihondo twabonye ishushanyije. Ni iyi mirongo ishushanyije baba bakubuza. Iriya iyo uyikojejeho bakubwira ko amanota akurwaho ugakomeza ikizamini. Bashobora ubundi bagukata, bavuga ko hari amanota 5 bagukata ukayakurwaho mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko ubundi ibyo ngibyo ntibituma udakomeza ikizamini. Ibyo ukomeza ikizamini. Ikindi bavuga ko kudacana indangacyerekezo y'ibumoso itangira ikizamini. Iki ngiki rero ni hahandi nyine nakubwiye, iyo usanga moto yaka, iyo ugiye guhaguruka nyine bakubwira ko ugomba gucana ikinyoteri cyangwa se itara ndangacyerekezo ryaho ugiye kunyura. Mu gihe rero utaricanye, bakubwira ko bagukuraho amanota, ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Ubundi uburyo akurwaho ni mu buryo bw'ikoranabuhanga, ibenda niyo mpamvu sindi bwigwe mbigarukaho. Ikindi kandi wenda mbibutsa kuri iri tara ndangacyerekezo, ariko turibuze kubivugamo. Ngiri iri tegeko naryo bararivuze ahangaha kuri itegeko rya 4 baravuga ngo kudakuramo indangacyerekezo y'ibumoso mu masegonda 40. Kudakuramo hariya nyine urabona iyo umaze gucana itara, iyo sorry, nabwo ari amasegonda 40, ni amasegonda 4, mutabyumva nabi. Mu gihe utangiye kiriya kizamini, hari abantu nyine urabona ucana itara ndangacyerekezo, iyo uhagurutse amasegonda 4 agashira utararizimya, ukurwaho amanota ugakomeza ikizamini. Uburyo akurwaho ni mu buryo nyine bw'ikoranabuhanga, ntabwo ari umupolisi uyagukuraho. Rero nyine hari abantu hano ubundi bahita bawukuramo amanota 5 rwose byihuse cyane. Ubwo urumva hari abantu nabonye kenshi nk'iyo bari gukora ikizamini usanga wenda iyo acanye itara ndangacyerekezo ryo gutangira, benshi barabyibagirwa, niba ari ukuva mu mutwe biba byivanze, cyangwa se wenda no kugira igihunga ugasanga kenshi yabyibagiwe. Icyo gihe rero ubundi cyangwa se ukanarikuramo ukerewe, ubundi babara ko iyo uhagurutse ugomba kumara amasegonda, byibura amasegonda 4 ugomba kuba wakuyemo ikinyoteri. Iyo yarenze bagukata amanota. Ikindi, kumara amasegonda 30 ataratangira ikizamini, gukurwaho amanota atuma ahita atsindwa mu ikoranabuhanga. Mwumvise ikindi? Nakubwiye ngo tugitangira kiriya kizamini, tugitangira ikizamini cyacu cyo kuzenguruka mu 8, wa muntu we, niba wumva utaraba tayari wivuza ihoni, niba wumva utaritegura wivuza ihoni, kuko iyo uvuzije ihoni amasegonda 30 agashira utaratangira ikizamini, uratsinzwe nyine, uratsinzwe. Ibaze gutsindwa nk'akantu nk'ako ngo watinze gutangira ikizamini. Niba wumva utaraba tayari wivuza ihoni,
nyine iyo uvugije ihoni bivuga ko nyine wamaze kwitegura. Iryo ryari itegeko rya gatanu. Itegeko rya gatandatu ari naryo ngira ngo dusohorezeho kuri iyi pati 2 yacu ya video: gukura ibirenge aho bigomba kuba bikandagiye ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Nibyo nakubwiye nabisobanuye ibintu byose hejuru. Ubundi mu gihe wumva ugiye gutangira, mu gihe utaravuza ihoni ryo gutangira rigaragaza ko witeguye gutangira ikizamini, umva ibirenge byawe niba bikandagiye neza, nyine biri stable, kandagira wumve ko ibirenge byawe bikandagiye. Niba bidakandagiye neza, gihindure nta kibazo mu gihe utaratangira ikizamini. Ariko mu gihe wamaze gutanga sinye, wamaze kuvuza ihoni ubu rigaragaza ko witeguye, ibyo ngibyo biba byarangiye, wibesha ukabikuraho, ukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizamini. Rero icyo twasoreza muri iki gice cyo kuzenguruka mu 8, ikintu ukwiye kwirinda ni ukutabusanya icyerekezo. Kubera ko tunyura ibumoso, ariko nunyura iburyo uzahita utsindwa. Ibyo byo ubwo niba irindi tegeko rizagutsinda ku kanya ugahita ukurwa no mu kizamini, niba umaze amasegonda 30 utaratangira ikizamini kandi watanze sinyari uvuga ko witeguye gutangira ikizamini, nabwo uhita utsindwa. Irinde rero ibyo bintu, ibaze gutsindwa n'utuntu nk'utwo ngutwo. Aya ni amategeko yanditse ugomba gukurikiza. Ushobora no kunyandikira kuri WhatsApp kuri nimero yanjye mubona muri screen, nkayaguhereza nawe ukajya uyanyuzamo rimwe na rimwe ukayasoma, kuko ni ingenzi cyane. Aya mategeko rero niyo ikizamini cyo kunyura mu 8. Ubundi ibi byose wamaze kubyubahiriza, kandi si ibintu bigoye. Iki kizamini, iki gice cya mbere ugisoza amanota yawe acyuzuye 100%. Rero ndagira ngo muri part 2 mu gice cya gatatu cya video yacu tuzagaruka tugaruka ku kizamini cyo guhuga inzitizi, nacyo tuzareba amategeko n'amabwiriza akigenga, turebe ibyari byo uko bimeze. Ariko nizera ko niba iyi video yagufashije, kande subscribe, share, like, comment, kandi niba wifuza code ya hano mu Busanza utwandikire kuri izo nimero urimo ureba kuri screen yawe, tugufashe tugusobanurire byose uko bimeze. Video zacu rero nakagaruka, mukomeze kudukurikirana muri benshi, natwe bizadutera imbaraga zo kugenda tubakorera ama video menshi abigisha ari so educative, tubigisha uburyo mugomba kubona perime kandi mu buryo bwihuse. Mu mwaka wa 2025 ubundi ntabwo wagakwiye gusiga nawe nta perime utunze. So reka dusoreze aha ngaha rero iki gice cya kabiri cyacu cya video. Tuzagaruka muri gice cya gatatu tubasobanurira ku kizamini cyo guhunga inzitizi. Sawa rero, bye, Imana ibarinde, ndabakunda, naho ubutaha.